ariko muzareba aho twatangiye kuvuga ubumwe nubwo tukirwana n'amacakubiri akiri mu mitima ya bamwe muri mwebwe, ariko u Rwanda rurihuta kuko turagenda hamwe nk'igihugu kimwe gifite intego imwe gihuje umutima aho tugana. Abandi bakirirwa baza gutubwira ariko kuki mutagira amacakubiri nk'abandi, ariko kuki mwebwe ngo parlement yanyu ngo ihuri. Sinzi ibintu tuburiye abantu babamo, ntabwo bazi yuko buriya consensus ari zo mbaraga zacu. Birabyo kuvuga ngo mashyaka ya opposition ngo ntabwo ahangana na guverinoma. Kuki tugomba kumara iminota turimo guhangana niba turimo gushaka imibereho myiza y'abanyarwanda? Ni ngombwa ko duhangana? Ariko Satani arabizi yuko iyo abantu bagiye guhangana, niyo bageze ku kintu bakigeraho cyabavunnye kandi cyakererewe, kandi bakakigeraho barakaye, ejo bakagisenya. Ariko Imana ikavuga ngo iyo muhuje umutima ngo ndanezerwa nkumva bihumura neza nk'ayo mavuta y'abatambyi. Haleluya. Icya kabiri, amadini, amatorero, areba nkabona buriya umusaruro wacu ni muke. Buri impamvu abantu bo muri leta batatwemera ko nta musaruro batubonamo. Kera nkiba mu Biryogo bigeze kubwira umuminisitiri umwe, bari barambwiye ko ari umwangirikani ariko umuminisita, ko ntarakubona waje gusenga ku cyumweru buri hehe. Ati yari umuntu, nako ne kuvuga ngo yari umuntu n'umuntu, kuko n'ubu aracyariho. Ni umuntu ugira urwenya cyane, uzi ikintu bita sarcasme, uzi agutera akantu nyine ukumva kubaye. Arambwira ati pastor, ati ugenda umukozi w'Imana ntundebe. Ati kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu nkora ibyo Repubulika y'u Rwanda yanshinze. Ati ku cyumweru nkakora umurimo w'Imana nkawe. Ese umurimo w'Imana ukora n'ubuye? Ati uzaze mu biro byanjye, ati nkwereke amaboro yose mu nyandikira, abangana na kanaka, abashaka kurwana na kanaka, abagirana na kanaka. Ati mba ndimo gusoma ayo mabaruwa, ati sinana yarangiza ahubwo ndayabika nkazayasubiraho icyumweru gikurikiyeho. Ati ku cyumweru nkora umurimo w'Imana muba mwampaye. Ndavuga nurampamije. Mu yandi magambo, amacakubiri yanyu atuma ntemera n'ibyo muri mwe. Nicyo yashakaga kumbwira. We waba uri minaroke ukirirwa usoma amatiku y'abapastori, uretse waragize ubuntu ukabizamo warakijijwe, mva muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge. Jewe muri komisiyo imyaka 9 nari vice president wa komisiyo, ariko nanashinzwe na forumu y'abanyamadini. Nari mfite faridi ingana gutya y'amatiku y'abanyamadini. Zahuza umutima. Amadini ahora muri bombori ukaze abo bantu kuki batabyumva? Kugira ngo abapastori bazahuza umutima niyo baba arabo mu itorero rimwe. Niba mbeshya abakristo mu byihorera abapastori ubwo wabyumvise, ariko iyo twarwanye namwe bibageraho kuko muraturwanira mukanadufasha. Satani abapastori bashobora gukorana hano muri paruwase, turi abapastori bangahe, Satani akaza akajyamo abwira Pastor Peter, ariko Peter uzi ko buriya senior pastor atagukunda, rero niyo kureba ujye ubona ukuntu akureba. Ubwo akaba arabitunganije neza, naba nagiye Peter akajya inyuma yanjye akaduhira. Ariko buriya ureba jewe senior pastor aranyanga, senior pastor agira nicyo wamwe mu bayobozi aravuga ngo ariko ngo abantu biremera nubwo badafite sound proof, ngo ahirutse kubakira abana 3 b'imfubyi ngo nimubihorere, ngo ntimuzababuze gukora. Ariko twebwe impamvu yatumaga tuyashyiraho sound proof nuko n'ubundi urusengero twendaga kurusenya tukaza muri urunguru. Ariko icyo nenda kubabwira si icyo, jewe nakunze ko yatudefanze, ariko adashingiye yuko wenda turi urusengero runini. Avuga ati bahirutse kubakira abana b'imfubyi twabahaye 3 n'abafatanya bikorwa bacu, mwareka tukabafatanya bikorwa b'igihugu tukera imbuto nyinshi, tukamera nk'ikime kigwa ku misozi, bakabona indayi twazima. Nako ntabwo dushobora kumara ibyaha ku isi, abanyabyaha bazahora bavuga, ariko nibura bakabona hari icyo tubikoraho, bakabona amayibobo twazigabanije ku muhanda, bakabona mitiweri twazigize zacu, bakabona abagore birirwa babungana udutaro, nitwe cyane cyane ko twe dufite naho tuba dukorera. Ushobora kubaka
agasupamaketi k'abantu bacuruza hariya n'umujyi ukawubwira uti rero twebwe tugiye kubakira aba bantu ahantu bacururiza izi mboga kugira ngo ye kujya birirwa bazerera ku muhanda, hegereye umuhanda, hanyuma mutwemerere tukahashyira. Ntabwo babyanga. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Kubera yuko ikintu abantu batinya, ubuswa bw'abakristo butuma rimwe na rimwe bitiranya ibintu, noneho ibyari kugira umumaro ntibabijyemo kubera ko ngo batinya kujya mu bidafite umumaro. Kuko iyo communisme batinya izabaho. Reka mbanze mpera aho ngaho. Ya yindi kubwira ariko kizayikubwira. Nagiye nanahura nayo mu nzira. Cyambere barabanza bakabwira ati mu byo dukora kuko tuzahura mukuremo Yesu. Mukuremo Yesu kuko Yesu niwe kibazo. Kandi koko buriya amadini yose uvuza Imana nta kibazo mugirana, kuko ubandwa agaterekera agira Imana. Ufite ikigirwamana baheka bakita Imana. Imana nta kibazo iteza, ariko ongeramo Yesu, kuko burya Yesu we aho abera ikibazo aba exclusive. Akaza akabamwe cyambere nije nzira, nije kuri, nije bugingo. Ntabwo avuga ngo ndimwe mu nzira. Aravuga ngo I am the way. Mu yandi magambo am the only way. Bavuga ati ariko ibyo bintu ni extremism, ni ubutagondwa. Basi mujye muvuga ko ari imwe mu nzira. He is the way. Kabwira utoya we yaravuze ngo nije the way. Genzira rukumbi. Bavuga ati rero ni ushaka ko duhuza mukuremo Yesu. Niyo mpamvu iriya dini yo mu minsi ya nyuma izitwa anti Kristo. Ntabwo ari anti God. Ntabwo izarwanya Imana, kuko nuriya uzitwa anti Kristo, by the way mujye mumenya kubitandukanya. Anti Kristo ntabwo ari we. Hari abantu ngene bavuga ngo anti Kristo, ngo papa ngo azaba ari anti Kristo, nkawe muri beshya. Ntabwo anti Kristo azaba ari umunyedini. Umuhanuzi w'ibinyoma ni uzaba ari umunyedini, kuko hazaba ubutatu bwa batatu bw'ikiyoka n'inyamaswa iva mu mazi n'inyamaswa iva mu butaka. Ikiyoka nicyo giha imbaraga iriya nyamaswa iva mu mazi, kuko iva mu mazi niyo ikomeye, niyo izabitegeka. Muzabyitegereze neza. Ariko hari n'izava mu butaka, izaza ivuga ibikomeye, ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama, ariko ivuga nk'ikiyoka. Sinzi impamvu abantu batajya bicara ngo babanze batekereze bumvaho ibintu bitandukanye. Ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama, ariko iyo ubumbuye akanwa ivuga nk'ikiyoka. Uzaho bizapfira kuri iri jambo. Muri kino gihe harimo kura nyinshi zirimo kuvuga ngo iyi Bibiliya irashaje, dukwiye kuyandika bundi bushya tukayihuza n'igihe tugezemo. Uzabona babatinganye barimo barakora iyabo ikosoye, itavuga yuko gutingana ari ikizira mu maso y'Uwiteka. Kubera tizira ni extremisme z'abantu bamwe na bamwe, mu bihuze, mugerageze kubihuza n'igihe. Ariko ikintu nenda kubabwira, ntabwo Bibiliya ariyo bahuza n'igihe, ahubwo igihe kigomba kwihuza na Bibiliya. Amen. Bo rero nimushaka kujya mupima ibintu, ujye mubanza, niwaza hano bagatangira kuririmba, bagatangira kubwiriza, ujye ubanza ureba uvuge atari ko baravuga Yesu cyangwa bamukuyemo. Hari ahantu nigeze kujya kwigisha, bari bafite igiterane cy'impuza no tumatorero madini. Barambwira ati ariko rero turashaka kugusaba, twaguhaye kwigisha ijambo ry'Imana, ari kugerageze ukora uko bishoboye ntushyiremo Yesu. Shaka indi passage yo muri Bibiliya, ariko Yesu ntumukoreho, kuko numukoraho urabukoze, urabuvangiye abantu. Ndavuga ngo rero murambabarira sinzaza, kuko ntabwo nakwigisha ntavuze Yesu,
ko ntacyo naba nigisha, kuko twebwe tuvuga Yesu, duhamya Yesu, niwe dutegereje. Jewe uvuga Yesu wese hari igihe nyambwira abantu nkavuga nti ngiye mu gihugu hasangayo tubyewe nditorero ry'abayehova ari ryo rihari ryonyine nawe umuyehova. Uzi impamvu bavuga Yesu, wenda bamuvuga bitandukanye nuko muvuga, ariko bavuga Yesu. Icyambere bemera ko yabapfiriye, bakemera ko yamanitswe ku giti ariko kidatambitse. Bati yamanitswe ku giti ariko cy'umurambure, nawe nta kibazo, upfa ko wemera ko yamanitswe ku giti kandi yamanikiwe ibyaha byawe. Ibindi bisigaye nitugerayo azabidusobanurira. Ariko numbwira ngo ndamukuramo, icyo gihe nzatangira iyanjye. Gusa jewe nutansanga ntabwo nzaguhata, kuko rwose hari abantu bakubwira ukavuga rwose ubundi umuntu akakubwira ati wowe ntitukwemera, bunize ninde wakubwiye ngo unyemere? In the first hand nanjye siniyemera, naba niyemera naricunguye. Jewe nemera Kristo, nkemera Imana Data, nkemera Umwuka Wera, nkemera Bibiliya. Ubundi naba niyemera ngo bimarire iki? Umuntu wari wariza amashuri ndangiza universite no kuva mu byaha byarananiye kandi mbigambirira, nkabigambirira nkabivamo, najya kureba nkasanga nabisubiyemo, sinzi uko byagendaga. Burya tuvuka turi porogaramme ku gukora ibyaha, ukagira burya rwose ukarahira ukavuga ubu ngubu nta akajagari nabagamo nkavuyemo, sinzongera kujya mu nzoga, sinzongera kujya mu bagore. Watera intambwe imwe ugasanga uzirimo, ugasanga uraryamye n'umugore utari uwawe, kandi wari wararahiye rwose ushyira n'agatoki ku ijosi. Ubu ngubu mbivuyemo kugeza igihe Yesu yaziye. Hajya mubwira ngo Yesu none nazasubira muri byawe, ndakambwira ati don't worry, jya ugendera imbere yanjye, ibindi ubimparire. Buriya nicyo nkundira Yesu, warakubwira ati wowe jya imbere, iby'inyuma ubimparire. Murabizi abakristo bamwe na bamwe aravuga ngo hari igihe ngo abantu bagupangira imigambi, ngo hari igihe iby'inyuma ntibikaguhangayike, ibyo utarebesha amaso ntibikakuvuge ngo mva rero Yesu, jewe ngiye kujya ndeba ibyo ndeba, ibyo ntareba wowe ubyiteho. Abashaka kundoga, abashaka kumbeshyera, abantega imitego, ibyo Satani apanga, ko Satani buri munsi aba arimo gupanga kandi agapanga tutareba. Hanyuma Yesu akabwira ati wowe jya ureba imbere, iby'inyuma nzajya mbikurebera. Niyo mpamvu abwira abantu ngo ujye ugendera imbere yanjye ukiranuke. Mujye mureka duhure tuvuge Yesu. Amen. Ibindi bisigaye mu bimuharire. Hari umuntu nigeze kubwira nawe rero wowe ushobora kuba utarasobanukiwe. Nitugera imbere y'Imana ntabwo uzaba wicaye ku ntebe y'abacamanza, uzancira urubanza waranzi nawe warakuze. We gusa reka duharanire kumunezeza. Kandi muzi ikintu nabonye, iyo abantu barimo guharanira kunezeza Yesu, kwegerana ntibibagora. Ariko iyo barimo guharanira idini, kwegerana ntibishoboka, kuko iteka ryose idini ikorera ku macakubiri, idini ikorera ku kwiyemera. Ngo ariko burya twebwe ngo nitwe beza. Muri beza hehe? Idini yabeza muyindangire. Hari ahantu nagiye kwigisha ejo, umupastori waho aravuga ngo abantu bari hano ngo bo ndabizi yari amakupure, ngo ibi bintu urimo kuvuga ntibabikora. Nawe waze kundangiraho musengera nanjye nkazajyayo. Nubona amakupure ageze mu 100 akakubwira ngo izi ni kupure z'abantu bafite ingo nziza gusa zidafitemo ibibazo, ujye ugira ubwoba. Either uba wiraririyeho gakeya cyangwa ubutazizi. Burya idini itubeshya ko turi beza, Yesu akatwereka ko turi babi, ariko ko adukunda kubera amaraso ye. Finished. Aho tukahahurira rero. Ariko reka nigarukire kuri ya ntego ko ndashaka kwihutisha nikuza kubarambira. Icyambere yatubwiye ngo ni byiza kandi ni by'igikundiro iyo abavandimwe baturanye bahuje. Principe numero 1, Imana ikunda ubumwe. Ariko uko Imana ikunda ubumwe niko Satani akunda amacakubiri. Kandi reka mbabwire ikintu mutazi cyangwa muzi wenda uretse ko mutakitaho. Burya amacakubiri Satani yayigiye ku birenge by'Imana. Yagize ate? Amacakubiri
imbaraga z'amacakubiri Satani yazigiye ku birenge by'Imana. Mufate igitabo cy'Itangiriro igice cya 11. Baratubwira ngo icyo gihe ngo abantu ngo bari bafite ururimi rumwe n'amagambo amwe, batuye mu kibaya cy'Ishinari. Ngo bajya inama baravuga ngo mureke twiyubakire umudugudu muremure uzagere ku ijuru. Ikindi cya kabiri, twe gutatanira mu isi. Noneho umurongo ukurikiyeho bakatubwira ngo nuko Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu muremure abana b'isi barimo kubaka. Akora statement ikomeye cyane avuga ngo aba bantu ngo dore n'ubwoko bumwe, n'ururimi rumwe kandi bafite amagambo amwe. Ngo none ngo icyo nicyo babanje gukora, ngo none icyo bazashaka gukora cyose ntabwo kizabananira. Izo ni imbaraga z'ubumwe bw'abantu bahuje ururimi bakagira n'amagambo amwe. Noneho ukibwira ngo wenda Imana igiye kuritura uriya mudugudu iwuteza umutingito kuko yari kubishobora. Irabirebera avuga ngo ya nimba ateza umutingito iki kidugudu kirasenyuka, ariko ejo bazongera bacyubake kuko baze y'imbaraga izaba igihari. Ndeka ahubwo mbakora akantu gatuma no kubaka uyu mudugudu katazongera kubaho, ngo reka tubatataniriza indimi. Ngo neza ibatataniriza indimi, wa mudugudu urisenya. Buri ikintu Satani yahigiye kuko niwe wari wateye buriya bwigomeke. Ikintu cya mbere cyatumye Imana isenya uriya mudugudu w'i Babeli, abantu bashakaga kugera mu ijuru mu mbaraga zabo, kandi uno munsi nibyo abantu bagerageza gukora. Ikindi cya kabiri, abantu bari banze gukwira mu isi nk'uko Imana yabategetse, bari rebellious, bashaka kubikora uko babyumva. Icya gatatu, bishakiraga izina rimenyekana aho guha Imana icyubahiro. Imana iravuga ngo ya biriya ntabwo tuzabifatanya. Ariko Satani wabibateje abonye ukuntu Imana ikubise umudugudu ukarimburwa n'amacakubiri, aravuga ati risomo ndaryize, uko warikoresheje ku byo niyubakiraga niko nanjye nzarikoresha ku byo wubaka. Uzitegereze niba hari ikintu kitugora, ukuyemo n'amadini atandukanye no mu itorero rimwe kugira ngo abapastori bazahuze umutima. Amadini ahora muri bomburi ukaze abo bantu kuki batabyumva? Kugira ngo abapastori bazahuze umutima niyo baba arabo mu itorero rimwe. Niba mbeshya abakristo mu byihorera abapastori ubwo babyumvise, ariko iyo twarwanye namwe bibageraho kuko muraturwanira mukanadufasha. Satani abapastori bashobora gukorana. Hano muri paruwase turi abapastori bangahe, Satani akaza akajyamo abwira Pastor Peter, ariko Peter uzi ko buriya senior pastor atagukunda, rero niyo kureba ujye ubona ukuntu akureba. Ubwo akaba arabitunganije neza, naba nagiye Peter akajya inyuma yanjye akaduhira. Ariko buriya ureba jewe senior pastor aranyanga, senior pastor agira nicyo wamukorera cyiza cyose ntakibona. Kubera iki? Satani barimo gukora akazi ke, kuko abantu badahuje umutima ntibagira imbaraga. Muzabyitegereza. Reka mbwira abantu mwese muri hano, ariko nahereye no ku makorari, nturebe iriya korari yicaye hariya barasa neza pe, ariko buri wagenda akayisesengura wasanga bamutudodi, harimo nyirakanaka utumvikana na nyirakanaka, harimo nyirakanaka utavugana na nyirakanaka, umwe akaririmbira ibumoso undi akaririmbira iburyo, ariko babwiye ngo begerane umuriro wakwaka. Niba mbeshya muzabigenzura. Imyaka maze muri ubu buzima yanyeretse ko ibyo ngibyo niko. Kubera iki? Satani ari mu kazi ko kurema amacakubiri kuko azi yuko ubumwe bwacu nizo mbaraga. Haleluya. Kuko mwabibonye hano yavuze ngo ni byiza kandi ni by'igikundiro iyo bavandimwe baturanye bahuje. Noneho akatwereka umusaruro uvamo. Icyambere binezeza Imana, ngo bimeze nk'amavuta y'igiciro cyinshi yasutswe ku mutwe agatembera ku bwanwa, mu bwanwa bwa Aroni agatembera ku misozo y'imyenda ye.
aya mavuta ntabwo abantu benshi bajya bafata umwanya ngo basubire inyuma bayasesengure. Aya mavuta abafite umwanya muze kujya mu Kuva igice cya 30, Imana isobanurira Mose uko bazakora aya mavuta. Yarayamubwiye ngo aya mavuta muzajya musiga abatambyi ni amavuta y'igiciro cyinshi ahumurira Uwiteka neza, ngo ntihazagire n'umuntu uyigana, ngo ni ikivange cyihariye, ikivange mucanganyiko wa Kipeke cyihariye kita, ngo ntihazagire n'umuntu ugerageza gukora ayo mavuta yo kwisiga, ngo kuko aya ngaya ni amavuta y'Uwiteka amuhumurira neza. Haleluya. Hari ibintu bikurura inzoki, hari n'ibikurura inzukira, hari n'ibikurura amasazi, ariko hari n'ibikurura Imana. Haleluya. Hari ibintu bikurura Imana, ngo iyo abavandimwe baturanye bahuje, ngo Imana irahagarika ivuga ngo numva hari ahantu harimo guhumura ikintu, harahumura ikintu, ukabona Imana yabagendereye kuko harahumura ikintu kinezeza Imana. Kandi muzabyitegereze, iyo umugabo n'umugore baharaniye guhuza umutima, iyo mu itorero abantu baharaniye guhuza umutima, iyo mu gihugu bavuye mu macakubiri y'amoko n'ubucafu bundi bwose tujya tubona bagahuza umutima. Mwabonye ukuntu u Rwanda rwihuse kuva aho twatangiriye kuririmba ubumwe n'ubwiyunge, ariko bwa nyakuri butari bwa bundi twari umugambi n'umwe banyarwanda, amahoro ubumwe n'amajyambere. Kandi ubwo ndabiririmba baraye bandinganije bamvanye muri universite bakanyureza kwigisha muri tronkome. Ariko muri no minsi uzabigerageze, ufata umwana w'umunyarwanda umubwire ngo kubera ko uri umuhutu ngo turakwirukana muri aka kazi. Twebwe barabikubwiraga, je baranyirukanye, oya ntabwo banyirukanye, barandinganije, bankura muri universite njya muri ministeri kurekarama, ndagenda mbaza ariko ku universite yemeza ko ndi umwarimu mwiza, nazize iki? Ko mwagize igihe cyanyu jewe nande n'uwo mugabo narambwiye nti jewe nta gihe cyanjye nigeze ngira, ubu nibwo nkirangiza universite, igihe cyanjye ni ubu ngubu. Ngo niba atari wowe ni sogokuru wawe cyangwa sogokuruza. Hanyuma mugatangazwa n'uko u Rwanda rwagendaga buhoro. Ariko muzareba aho twatangiye kuvuga ubumwe, nubwo tukirwana n'amacakubiri akiri mu mitima ya bamwe muri mwebwe, ariko u Rwanda rurihuta kuko turagenda hamwe nk'igihugu kimwe gifite intego imwe, gihuje umutima aho tugana. Abandi bakirirwa baza gutubwira ariko kuki mutagira amacakubiri nk'abandi, ariko kuki mwebwe ngo parlement yanyu ngo ihore. Sinzi ibintu tuburiye abantu babamo, ntabwo bazi yuko buriya consensus ari zo mbaraga zacu. Birabyo kuvuga ngo mashyaka ya opposition ngo ntabwo ahangana na guverinoma. Kuki tugomba kumara iminota turimo guhangana niba turimo gushaka imibereho myiza y'abanyarwanda? Ni ngombwa ko duhangana? Ariko Satani arabizi yuko iyo abantu bagiye guhangana, niyo bageze ku kintu bakigeraho cyabavunnye kandi cyakererewe, kandi bakakigeraho barakaye, ejo bakagisenya. Ariko Imana ikavuga ngo iyo muhuje umutima, ngo ndanezerwa nkumva bihumura neza nk'ayo mavuta y'abatambyi. Haleluya. Icya kabiri, ngo bimeze nk'ikime cyo kuri Herumoni kimanukira ku misozi y'Isiyoni. Urabizi buriya kimwe mu bintu cyane cyane abantu babaye ahantu hari inka, hari igihe mu gihe cy'iki ubwatsi buba bwumye cyane, ariko nijoro hakaza ikime. Twajyaga turara amajoro turindiriye ikime, ngo ubwatsi nka zidashobora kurisha ku manywa ziburishe nijoro, tukarara ku gikumba. Hano Imana ikavuga ngo iyo abantu b'Imana bagize ubumwe ngo bizana umusaruro, ngo bimeze nk'ikime cyo kuri Herumoni kimanuka ku misozi kikanetesha ubutaka hakavamo umusaruro. Haleluya. Ushaka kugira ngo imirimo yawe igire umusaruro, banza uharanire kugira ubumwe. Kandi ikintu gitangaje n'abapagani barabizi, dovize y'Ababirigi iravuga ngo l'union fait la force.
abanyarwanda baravugaga ngo umutwe umwe, ariko uwo mugani ni uwavuba ahangaha, burya ntabwo ari wa kera, ngo umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gutekereza, ariko bakavuga ngo ababiri baruta umwe, bavuga ngo 8 ufatanije uruta 100 rirasana, imisego 2 ntiginanirwe igufwa. Hari imigani myinshi ikwereka ko n'abantu batazi Imana bari babizi yuko ubumwe bufite imbaraga zigira umusaruro. Haleluya. Ahubwo reka mbonereho hano, yewe buriya hari igihe ndeba amadini, amatorero, hareba nkabona buriya umusaruro wacu ni muke. Buriya impamvu abantu bo muri leta batatwemera ko nta musaruro batubonamo. Kera nkiba mu Biryogo bigeze kubwira umuminisitiri umwe, bari barambwiye ko ari umwangirikani ariko umuminisita, ko ntarakubona waje gusenga ku cyumweru buri hehe. Ati yari umuntu, nako ne kuvuga ngo yari umuntu n'umuntu, kuko n'ubara cyariho ni umuntu ugira urwenya cyane, uzi ikintu bita sarikasime, uzi agutera akantu nyine ukumva uko baye. Arambwira ati pastor, ati ugenda umukozi w'Imana ntundebe, ati kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu nkora ibyo Repubulika y'u Rwanda yanshinze, ati ku cyumweru nkakora umurimo w'Imana nkawe. Ese umurimo w'Imana ukora n'ubuye? Ati uzaze mu biro byanjye, ati nkwereke amaboro yose mu nyandikira, abangana na kanaka, abashaka kurwana na kanaka, abagirana na kanaka, ati mba ndimo gusoma ayo mabaruwa, ati sinana yarangiza ahubwo ndayabika nkazayasubiraho icyumweru gikurikiyeho. Ati ku cyumweru nkora umurimo w'Imana muba mwampaye. Ndavuga nurampamije. Mu yandi magambo, amacakubiri yanyu atuma ntemera n'ibyo muri. Nicyo yashakaga kumbwira. We waba uri minaroke ukirirwa usoma amatiku y'abapastori, uretse waragize ubuntu ukabizamo warakijijwe, mva muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge. Jewe muri komisiyo imyaka 9 nari vice president wa komisiyo, ariko nanashinzwe na forumu y'abanyamadini. Nari mfite faridinga na gutya y'amatiku y'abanyamadini, kuko iyo bandikiraga presidence cyangwa bakandikira minaroke cyangwa bakandikira urundi rwego baduhaga kopi, ubwo automatically nanjye kopi nkayibona. Mvuyeyo ndabiranda se iyi faride nyitware nyitwike, ndagenda mfata icyemezo nawe nisingiye kujya mbungana ibibembe nkajye hazi, ndagenda nicara mu gikara aho twakoreraga kuri AAA ndayitwikira, nkuraho urupapuro rumwe ndutwika. Secretary wanjye arazarambwa atari ko ibintu urimo gutwika utahaye abandi ngo bitwike, nawe ntoya ibibembe by'abashumba bitwikwa n'umushumba, reka bari bitwika. Ariko umva, umusaruro wacu wa muke buriya turamutse dukoze bakatubonamo umusaruro batwubaha, kuko burya isi itangira kukubaha, ntabwo ikubahira kuvuga cyane, ntabwo ikubahira kuvuga neza, ikubahira umusaruro ibona hariya muri society. Niyo mpamvu n'Imana ivuga ngo bimeze nk'ikime cyo kuri Herumoni kimanukira ku misozi y'isi Siyoni, kuko ariho Uwiteka yategekeye umugisha. We become fruitful, tugira umumaro iyo duhuje umutima. Reka mbaho urugero. Ubushize muri Kanombe twari dufite abantu 7,000 ngira ngo na 800 badafite mituweli, sibyo? Kiyo narabirebaga 7,000 n'amadini ari muri Kanombe, abo rwose twari kugera ngo rimwe gusa ntihagire n'umwe usigana. Ariko buri iyo tuba twaribwirije ngira ngo twafashemo 1,100, abandi nyine ngo niko ubushobozi bwacu bwanganaga. Mbega ubushobozi! Hari ibintu ngewe ntajya nemera, mujye mumbabarira. Hari igihe twicara ngwereka ngo urumva ngo twebwe tuzafata abantu 20, abantu 20 ushyize muri ntuza y'ibihumbi 3 ni 60,000, nanjye nshobora kuyakura kuri konti yanjye nkayabatangira ndumwe ntari itorero. Kandi amatorero yacu harimo abantu bashobora no gutanga miliyoni 2 ntibigire icyo bibatwara. Ariko kubera yuko ntabwo twigeze tubigira ibyacu, we are not productive. Umusaruro wacu kandi mbabwiza ukuri ntabwo ari ukwirarira. Reka wenda mbivuge kuko noneho twarabikosoye. Hari igihe muzigiye bigeze gufunga insengero zidafite sound proof, twebwe ntazo twari dufite. Noneho umwe mu bayobozi aravuga ngo ariko
ngo abantu biremera nubwo badafite sound proof ngo haherutse kubakira abana 3 b'imfubyi ngo nimubihorere ngo ntimuzababuze gukora. Ariko twebwe impamvu yatumaga tuyashyiraho sound proof nuko n'ubundi urusengero twendaga kurusenya tukaza muri urunguru. Ariko icyo nenda kubabwira si icyo, jewe nakunze ko yatudefanze ariko adashingiye yuko wenda turi urusengero runini, avuga ati baherutse kubakira abana b'imfubyi twabahaye 3 n'abafatanya bikorwa bacu, mwareka tukaba abafatanya bikorwa b'igihugu tukera imbuto nyinshi tukamera nk'ikime kigwa ku misozi, bakabona indayi twazima. Nako ntabwo dushobora kumara ibyaha ku isi, abanyabyaha bazahora bavuga, ariko nibura bakabona hari icyo tubikoraho, bakabona amayibobo twazigabanije ku muhanda, bakabona mitiweli twazigize zacu, bakabona abagore birirwa babungana udutaro, nitwe cyane cyane ko twe dufite naho tuba dukorera. Ushobora kubaka aga supermarket k'abantu bacuruza hariya n'umujyi ukawubwira uti rero twebwe tugiye kubakira aba bantu ahantu bacururiza izi mboga kugira ngo ye kujya birirwa bazirira ku muhanda, hegereye umuhanda, hanyuma mutwemerere tukahashyira. Ntabwo babyanga. Hari wigeze abisaba se baramwangira? Genzi ko tubikoze bitakwanga. Kandi apostolique ifite ahantu, Anglikani ifite ahantu, aho tunyura hose hari ibintu dushobora gukora tukamera nk'ikime kimanuka kuri Herumoni. Twabiganiriyeho, twabitekerejeho, twabiplaninze duhuje ubumwe, byakunda. Amen. Hanyuma icyanyuma baratubwira ngo aho kera mu ngando bajyaga bavuga, ukavuga ibintu barangiza bakavuga ngo aho niho. Haleluya. Aho niho Uwiteka yategekeye umugisha, ari wo bugingo bw'iteka. Haleluya. Kuko reka mbereke ikintu kizabatangaza. Ruteri yajyaga avuga ati rero buriya Martin Luther, ariko ari ba Martin Luther benshi bamenyekanye babiri, Martin Luther King na Martin Luther wa wundi original. Martin Luther yajyaga avuga ngo buriya ikintu kizantangaza nuko nzisanga mu ijuru. Burya yari yiyize ikintu kizantangaza nuko nzisanga mu ijuru. Ikindi cya kabiri kizantangaza nuko hari abantu nibwiraga ko bazaba bariyo nzasanga badahari. Ariko burya afite impamvu. Burya wabaye mu madini, hari igihe kera nyiga mu seminari narizi ko abapadiri bose nako ntarajyayo. Niga muri primaire nabonaga abapadiri bambaye amakanzu maremare, kuko abiwacu bari abapere blanc, bambaye amakanzu maremare n'ibirozari binini, banywa n'ikigomo, bagenda ku bimoto. Nkabandi bari abantu ni nabatagatifu. Umuntu wambara ikanzu y'igitare throughout bari bagomba kuba abatagatifu bazajya mu ijuru. Bintera umwete njya kwiga mu seminari. Ngezeyo ntangiye kwitegerereza hafi, nsanga bameze nk'umugabo witwa Magambo wo mu gitabo cy'umugenzi. Ngo iyo wamureberaga kure wabonaga ari mwiza, wamwegera ugasanga aragajuka, ukabona padiri w'umugome. Byabayeho, harimo abana bamwe n'ejo bundi twaze tubisubiramo n'abantu twiganye, bavuga ati shaka kanaka yari umugome, ati niwe wirukanye kanaka, yirukana na kanaka, yirukana na kanaka. Kandi ubwo urimo urabikora umwana kureba neza agasesemuko bikageraho. Erega burya natwe abapastori baba tureba, natwe hari ibyo dukora, abakristo bicaye batureba bakavuga ati se burya ba bantu when they get closer batangira kubona hari bidasa neza. Najyaga nibwira ngo nibyo Luther yavugaga ati hari abantu twibwira ko tuzasanga mu ijuru, tuzasanga badahari. Hari n'abandi twibwiraga ko bazaba badahari, tuzatangazwa no kuhabasanga. Buriya reka mbereke, buriya bataramwandika muri Bibiliya, hari uwari uzi ko Yosefu wa Arimateya ari umwigishwa wa Yesu. Yosefu wa Arimateya hari umuntu wari umuzi. Bagiye kubona, babona bamaze kubamba Yesu, babona umugabo arapfunutse ahantu, araza arahita aratanya, ajya kwa Pilato aramuga ati ndashaka umurambo w'uriya muntu. Kandi ngo yari umuyobozi, yari n'umukire. Umuntu wemera kwishushanya n'umuntu wabambwe yari umwigishwa buryo ufite conviction. Na Nikodemu wa wundi wajyaga aza nijoro ajya ahagaragara aravuga ati turafatanya. Hanyuma bahamba Yesu. Nyuma yo guhamba Yesu ntabwo twongera kubona Yosefu wa Arimateya, ntituzi aho yagiye. Buriya se bibwira ko Yesu azamwe mu mwanya mu ijuru kandi yaramutije imva. Niko umuntu wagutije imva wamwima icyicaro mu ijuru. Hari abantu tuzasanga yo tutakekaga ko bahari, ariko icyangombwa haranira kuzaburyo.
kuko inzira yarayitubwiye irasobanutse. Ntabwo inzira ari amadini, inzira ni Yesu. Jewe njya mbwira abantu bavuga ngiye nimpura n'umuntu nkumva avuga Yesu neza, aho wambwira usengera hose nta kibazo nzakugiraho. Icyo nzatega amatwi ni ukumva niba warahuye na Yesu. Ubundi uko wambaye, aho usengera, it doesn't matter. Kuko ndangiriza ahangaha, ariko mutagira ngo wenda ngo ni bya bindi jewe ubundi ndi ntagondwa mu bintu by'Imana. Iyo uciye ukubiri n'iri jambo, ibyo wambwira byose, icyo wakwambara cyose, iri jambo niryo reference. Jewe njya mbwira abantu ngo ngiye ibyanditsemo hano mbyumvira. Niyo wambwira ngo birabusuride, ndagubwira ni biba busuride cyangwa bikuba busuride, n'iby'Imana izambaza. Wowe ibyo umbwira ngo siyansi ivuga ibi ngibi, ntabwo Imana izabimbaza. Ninangisha impaka nzayibwira ngo niwe wari warabyanditse, niyo mpamvu nabyumviye. Mufatire ijambo muryumvire, kandi uzabibona ko nutangira kuryumvira bizakorohera kwemera bene data no kwegerana nabo. Ariko noneho nigarukire ku bumwe bwacu, ntimuzabyitiranye. Brothers and sisters, ntimuzabyitiranye. Nuza rwose uri umusambanyi ukambwira ngo ariko ndi mwene so, nzakubwira ntoya, uracyari umupagani, reka tugufashe ubanze ube mwene data. Nuza uri umusinzi, ibyo ntuzabimbwire, kuko ikiri jambo rimbwira ko ibyo ngibyo imbere y'Imana bitemewe, sibyo? Abatinye kimenisme rero mwige kuyigenzura. Nabibabwiye ngo icyambere ikora irabanza igakuramo Yesu, icya kabiri ikora irabanza igakosora iri jambo, kandi ariryo rigomba kubakosora. Icya gatatu katubwira ngo byose tubyakire uko biri. Nkavuga ngo ya nzakira ibirimo Yesu, nakira ibyumvirira ijambo, uhagaze aho ngaho tuzagendana. Amen. Kandi nawe ujye kubigenzura gutyo. Ariko nsoze nongere mbwira abashumba bagenzi banjye ngo mwakoze kwitabira, ariko mureke muri iyi minsi noneho tuzahure aba bakristo badahari, sibyo? Rwose reka mbibemerere, niba Peter uyobora Kanombe nashaka kubaha lunch tuzayibaha, nashaka kubaha dinner tuzayibaha, ariko muzaze twige uburyo tugiye guhuza imbaraga, isi kamenya ko duhari, sibyo? Isi ikamenya ko duhari, bakavuga ngo abarokore amatorero ya Kristo yo mu murenge wa Kanombe, they are making a difference. Kuko icyo gihe nidutangira kubikora tugahuza umutima, tuzajya tuvuga badutega amatwi, kuko tuzaba dufite uruvugiro. Jewe rero ndabibemereye rwose, ndabibemereye, yaba lunch yaba dinner ndayibemereye. Icya kabiri, nta bantu bajya imbere y'Imana ngo bahave badatuye ituro, sibyo? Uyu mugoroba ituro turi buture, turaturira mu giseke, ariko nimushaka mukoreshe na momo ya paruwasi. Icyo mbizeje ni kimwe, guhera kuri uyu munota mbivuze, kuva hagati ya 12:00 na 1:00 amaturo ari bujye kuri momo yacu, ndayashyira muri icyo kigega cyacu amatorero. Nta kibazo, ndabizi hari abakristo bacu bajya batura nimugoroba, nihagira utura nimugoroba ntabwo bizahombya paruwase rwose. Nzayabara matematikoma, ahubwo Gasana wenda azafatanye na Pastor Zedi, niturangiza nzafata telefone yanjye mbereke ngo kuva 12:00 kugeza 1:00 hinjiye haya amafaranga, kuko biroroshye muri momo urabibona. Hanyuma yo ngaho tuzayaterura tuyahereho, turebe igikorwa kitari icyacu. Ntabwo ari kuvuga ngo tuyarye, kitari icyacu. Niba ari kurihirira umwana w'imfubyi, niba ari kurihirira abantu mitiweli, niba ari kuyaheraho tugafasha simbizi, ariko dutangire gushyira hamwe tuvuge ngo amaturo yatuye umugoroba azakora icyo gikorwa. Niyo mpamvu rero ngira ngo buri muntu wese aze gutura nk'ugiye gukora ikintu gifatika. Wajya gatura 1000 yongereho 0, wajya gatura 100 yongereho 0,
cyakora waturaga ibihumbi 10 yongeyeho 0 byaba bimwishe agarukiriza aho ngaho. Ariko ushaka kurenza aho arenzeho nta kibazo, ndabizi nka Gasana arengejeho ntacyo yaba. Uramubona uko yambaye nyine mwenyemari. So reka ngarukiriza aha ngaha, ariko dusengera ubumwe bwacu, ariko bwe kuba ubumwe bw'amagambo. Yesu yabwiye abigishwa be nsoza arababwira ngo ababiri muri mwebwe nibahuza umutima kugira icyo basaba, Data wo mu ijuru azagikora. Dusengera igihugu cyacu duhuje umutima, dusengera ubumwe bw'itorero duhuje umutima. Reka ntangirize kurikira, ngiye kwibagirwa ko aho ubuhanuzi kera muri hangana nta kibazo ko giye ndi wanjye. Iyo umuntu ari iwe yavuna umuheha kongeza undi muhumure, ntabwo ngiye kubakerereza, ni uburyo bwanjye bwo kuvuga. Urwenya rwanjye abantu ntibajya barumenyera. Kera nigeze kujya gusengera imbaraga, mbwira Imana ndashaka imbaraga, najya mbwiriza ubutumwa Satani akabimenya ko naje. Kuki ba Petero bahagurutsaga bamugayi, ba Paulo babakuzaho ibitambaro babijyana bigahagurutsa abadayimoni, bikirukana abadayimoni? Imana irambwira ngo izi mbaraga sindi buziguye, kuko nziguhaye naba nkwishe. Icyambere naba nkwishe spiritually. Uranyizeza ko ushobora gusengera abarwayi ukazura abapfuye nazongera kukubona? Uzamurya ngo n'urwenya. Zari umukozi w'Imana agira gutya, yabona yagize urusengero rungana rutya cyangwa ruruseho gatoya, wamutumira akakubwira ngo hazaba hari abantu bangahe, uti nk'ijana ngo ya ngo abo ntibageze ku mubare wabo mbwiriza agiyewe, ngo nsigaye mpera ku 3,000 nkazamura. None wimagine nzura wapfuye. Imana irambwira ngo ntabwo wiyizi, izi mbaraga zirenze ubushobozi wa managing. Ngo icya kabiri, uranyizeza kutazazigurisha? Muri kino gihe abakozi b'Imana batarazura n'inyoni. Arakubwira ati uzaze musengere, shyira sheke hano ya miliyoni, ndagusengera, ibisigaye uzaza ubimbaza. Ndabikubaza wowe uzura abantu, ndabikubaza wowe utanga abana. Ariko umuntu agatinyuka akabivuga abantu bamwumva, ngo shyira sheke hano. First of all, ubwo ukoze amakosa abiri. Urimo uragurisha iby'Imana yavuze ngo mwaherewe ubuntu mutangira ubundi. Ikosa rya kabiri ukoze nuko wijeje abantu ibintu bikorwa n'Imana yonyine kandi itabikubwiye. Niho ubona kenshi basigaye batwita besko, dusezeranye ibintu ntitubikore. Imana irambwira ngo rero karero gake na feri cya gatatu, ntabwo wazongera gusinzira. Uzajya ujya kuryama umuntu ufite umuntu urwaye waraguhamagaye, uretse no kuguhamagara ahubwo baba bamuzanye ku muryango wawe. Ntabwo wabonye se Yesu barabazanaga bakabacisha no mu gisenge, bamwe bari kujya barara hejuru y'inzu yanjye babuze aho bicara. Imana irambwira ngo ya management y'izi mpano, ngo ariko niba uzishaka ngo nimugende mufatanye musenge, ngo nzazisaranganya mwese, hanyuma kugira ngo hatagira upfa cyangwa wibwira ko ari special, ngo uko nanaziguhaye ukazijyana i Remera, amatorero yose agukikije n'abanyeshenyi. Ngaho kandi mu bitekerezeho, abantu baramutse babizi yuko i Remera mu Giporoso iyo dusenze saa 4 abarwayi bose bakira, nta wazongera gusengera ahandi. Bajya baza bakuzurana hariya ku kibuga bati ntacyo, nibatangira gusenga turakira, andi matorero yose agasenyuka. Ntabwo Imana ikeneye ko amatorero asenyuka, yashatse ko buri wese. Kandi irambwira ngo nimukora mutyo, mugahuza umutima, mugasengana, mugasengerana, mugafatanya, nzabaha imbaraga. Ngo kandi ngo nimukora mutyo mwese nta n'umwe uzahomba, ngo kuko Abayisirayeli bari imiryango 12 bambuka igihugu cy'amasezerano, sinigeze mbabwira ngo bavange, buri muntu wese yahawe gakondo ye. Namwe nimunyumvira mugahuza umutima, buri wese nzamuha gakondo ye kandi zamuhaza. Ndicara ndabireba ndabana Imana, ibi ni wowe ubizi, kuko ndabizi. Ntumubona ko duteranye hano nibi tuvuze? Ngaho Peter azadutumire, nzabaha dina cyangwa lunch. Nimuza rwose, nimushaka bose wenda muzazanira abafasha banyu. Paruwasi ya Remera ntabwo byayinanira gutanga dina rwose. Aba pastori bari hano bose
ashwi nabo muri Kanombe niyo twabajyana muri hoteli dina twayishyura, ariko mureke turebe ko ubu bumwe bwacu twabwubaka. Amen. Nzemera ko iby'Imana yambwiye bishoboka nimbona muri Kanombe tubikoze bigakunda, kuko ubwo icyo gihe n'abandi bazatangira kutwigana bavuge ngo niba Kanombe byarashobotse n'ahandi byashoboka. Amen. Kandi ntabwo Imana yigeze imbwira ngo duhuze amadini rwose, yarambwiye ngo abayozefu babonye gakondo yabo, abadani babona yabo, Simewoni aboniye, Lewi yaboniye, buri muntu wese yabonye gakondo ye ayigengaho. Abangilikani muzakomeza mu abangilikani ariko mufite Yesu at the center. Abadeperi muzaba abadeperi ariko mufite Yesu at the center. Aba hope mube hope ariko mufite Yesu, kuko ni uduhuza. Iyo yavuyemo turasandara dusenge Imana. Hanyuma munyemerere niba ari korali imwe iri buririmbe, niba ari worship team, ariko duturi tu. Kandi rituro turi buturu uyu mugoroba ntabwo ari ryo tuzarya muri lunch. Tuzaribara nituzahura turigenere icyo rigiye gukora mu murimo. Oya niko mwari mwavuze, barambwiye ngo twariha société biblique, ariko ntacyo ubwo ari cyo mwagennye, ariko ushaka buriya muba musondetse. Société biblique nta kibazo kujya kugura za Bibiliya, nuko nyine araba ari make. Ubundi ayo turi buture, ariko société biblique ubwo mwabisezeranije reka tubikore dutyo. Noneho ibyo navuze abari ko mubikora nibura batware menshi. Erega buri kibazo mfite ni amaturo make, kandi mu gihe kiri imbere gihe nzabatera umwete nitujya gukora umurimo w'Imana tujye tuwukora nk'abantu b'Imana. Iyo pastor abwiye abakristo ati mwitange, baritanga pe. Ariko iyo bivuze gusa ngo société biblique yaratubwiye, Imana ibaha umugisha. Reka dusenge Imana hanyuma mbareke tugiye gutura. Ayo muri buture kuva saa 12 kugeza igihe turi bube turi hano cyose, ari bujye kuri momo ya paruwasi, turaza kwicara tuyareba yagiyeho, hanyuma nzabasinyira tuyakureho. Pastor Peter azandike avuge ngo turasaba aya mafaranga twatuye ku mugoroba angana gutya, ndaba nayamweretse. Ndahera saa 12 ngeze aho turangiriza. IREMBO RYERA TV, IREMBO RYERA